siko natsko byabyo uvukana regisi abanzi ko muvukana byanyabyo mwana kubera iki bajyaga nyine bavugira ngo barabeshya kandi nabikubwiye n'umwana numvaga ari brag man none se prince man nose araza hano bagiye gushutinga ariko yagiye gushutinga bagiye gushutinga kwa kangahe ku cyumweru ntabwo uzi ko ku cyumweru akora ntabwo ari bugaruke nyine tubana hano na musaza wanjye gusa turi batatu turi babiri n'umukozi umwe umukozi ko ntari biwe umukozi we ntari Mani we, Regis naje. Kingura nabizi kuri mole. Mani Regis naje, mani mukunda pfuye. Kandi yarambujije. Yusa. Kimwe maraso. Ngo musige mukira. Makuru sinafite ko mwinje muri iki gihe. Kingura. Kanze mfungure. Gira vuba nyine. Nubundi arakubona ariko uragiye hino ha nsubiragiye tuvuga ko twaje gushutinga urumva kamera zirizi uvuge ko waje gushutinga kasa na kamera dufite hano nyine irirange riri twakunze radushyikiriza Ese cyose mwese mwabigize filime. ese wiki twagize filime Mwese mwabigize ibintu bisekeje. gafre meze bitese iki cyumba rato umuntu agikoremo nka scene urumva koko gifite irangi ry'umweru kamakamera naguje geraje nyine kumwere nanje kumwereka ngarebe Ese cyose bini bisigaye gukora. Izi nzo filime atsaga muzanemo. Ego. ese sinarinje Sigo ryamana n'abantu mukinana nyine kugira ngo werekane ko uri umuntu watanje. nanje kumwereka icyumba Ejo bundi mara tuzaza kugutenda nibwo uzamenya akamaro k'abastar. Wiso mutipe kuri TikTok witwembwa. Cyavuze ko namuzi. Sare hano mwana wose mukinana hari inshuti zanjye. Sibyo? Ibintu by'ubusambaye byo kuza mukamara iminota mu hano. Turibimenye. ntabwo nge sinarinje kumwereka mu cyumba ngo Uracyakomeje kungira injiji. nanje kumwereka mu cyumba ngo tuzahakinire Uracyakomeje kungira injiji. Yego. kuri ni Musigaye filime mukundana ni se. filime yari yaratekereje Nyine musigaye mukundana. Sigakundana mushiki wanjye wowe. urumva ikintu kinye kirakize imanga Abanyarwanda- twakunanega ntabwo twakora ibintu Buriya ni mugashaka kurusha umuntu ubwenge. Abanyarwanda bose bazi ko Cyusa ari umukobwa uri kuzamuka nta n'umuntu umuzi ko ari mushiki wanjye. Ako kanya niwo ugiye kujya mwihemba nyine ko mukinana tu. oya urumva ni kubera yuko yarafite igitekerezo cya filime ayigezaho Yego. noneho Muze kwandikira mu ambwira location sese dusanzwe n'ubundi ese Cyusa ko ngiye kuvana muri filime ariko muzanye kurikira. ese bro wambabariye Abantu bana bagukunze Cyusa ukina neza Cyusa ukina neza bakajya ngo ni ibitekerezo byawe. ese wambabariye Akureba ukuntu nyine ibintu bitangiye. Buse mama ndamubwira ko uri kumwe n'umuhungu musigaye muryamana ngo ari kukuzamura. ntabwo Ese twigize uko nari umugabo murimo. ntabwo twigize turyama Ese bro ubu uri kubona uzagera kuri level wenda twe twagezeho dukina amafilime uritangiye kuryamana n'abashiki b'abantu bize. Ese uko utari kuduhemukira ntabwo ariko byamwabaze kuri ingero singoye. Niyo mwatangiye kuryamana ntabwo mushobora kuzamuka. ntabwo ari Izina ry'Imana. ntabwo ari byo ntabwo Amafaranga wenda mwarayabonye iki mwarabibonye ariko ntabwo mushobora kurenza umwaka. Nese cyangwa ni mumara kuryama kange ntabwo azahita gute. ko nanje kumwereka muri nyine kwa usambwe ngo n'iki cyumba se nzajya Zumva nyikinira ngiye nkubwire nabi. Iyo turi kumwe na mama ntabwo kubera ko ninjye mwana ushobora gutuma n'abandi bantu bashobora kubaho kubera ko ntikunda. None uyu munsi wowe ibintu bigiye kuzana mu muryango. Usa gutenda ni iminsi ngahe? Iminsi ngahe? Niso bitaye mu kese. aya no kuri Siwe bitaye mu karwe nibeshye. aya ntabwo wibeshye kandi Mani ibintu byanyu ndabisharinga mbishyira muri community yanjye, sibyo? Mfite popularity nini, nkagira audience nini, nkasharinga ibintu byanyu ko birimo mushiki wanjye. Ariko niyo mutangiye kujya muryamana gutya. ntabwo ari ibyo turi Nibyo murimo mu burisi bakora iki kindi. Azamashuka. se bro kubizi ibintu nsanzwe Ibisa ni ibiki biri wari. ese ntaki Biriya ni bagiye ibiki? kujye kunsimisha urebe Upimisha iki se ndayagupisha ngiye ndisange, numujyane kwisange. Mamagare polisi se basa. ntusanga polisi se Nyine mamagare polisi tumufungisha. Nibyo ushaka nyine. umfungisha koko ndi kuguna yinje Muri kugira mu ngo buriri ibi ni ibiki amashuka nuko yasagnjemo anasagurye. nsungure kumva nakoze ndetse nta nubwo ukinyizera Kare mubwire buriya sister. Ibintu ibingi bukoze ibingi bukoze. Uzamenya ingaruka zayo nyuma y'imyaka. ni ukuri Uriya kwibana muhungu yaragusize mutakiri kumwe. bro nta kintu nakoze Ntakigufasha ikintu na kimwe. bro nizajya nta kintu nakoze
niwe mukobwa wa mbere uzi ubwenge kurusha abandi ku isi. Ego muri mu buriri mwifungiranye tu kuki mwakinze uri nta kintu kimwe mwe murakora. Cyusane nakubwiye ngo mbere yuko tuza abanze uyimubwira ngo nta kibazo ngo ari bubigireho. None reba Se nenda kasi tagiye gukeka. dusanzwe tuhakinira hano se musanze mwikingira namugiye gukina. nuko abantu nyine twari turi uzi iminota mumazemo hano uzi ahantu mvuye nirukanka ndi kuzanye mvuye Kabeza nzana mushiki wanjye kinyanye nawe mutipe kuko byakekwaga ndabyibone ko musigaye muryamana. Uyu munsi niba bigeze kwa Kazungu mu minsi imbere bizajya kwa Kasuku bijye kwa Kazungu bijye kwa Godfather badumba sharing. Yego turi babana. Mu video mwejyana mushanga ngo nshaka gusomana nkabikeka ukambeshya ngo iki ngo ni content byose byabaye content. Iyi ni babere mushiki wanjye ibindi bunkurikira murebe tu ngo yucyusa rwose cyusa bamubonye. Ese hari ikintu twakoze rwose cyusa ko twari cyusa baye cyusa nyine twari tuje gukina content bro. Wakuze nyine 2-5 Akuru kurushatse wamwizera. cyusa 2-5 baye umukobwa w'inkumi nyine ushaka umugabo imyaka 21 yaroze cyo wemeye kwifata umwanzuro. Ese twari ufashe umwanzuro ubonye giye mukari umuntu w'umugabo ari gukeneye. Ese mukeye numara kunsabanyeza mushiki wanjye ejo bizitwa gutera Ndake ntabwo nabikora. Ntabwo byitekereza nabwo ko bimeze. Ngiye cyusa turi inshuti turakinana turakorana ibintu byose ariko ntabwo mwanga ku buryo namumukira. nyuma yo gukorera mu gihe usamba. Ese Ese muri icyumba gikorerwa n'iki? bitekereje. Bafate video. Ndambaye. Uzasobaje abantu bari mu buriri. Bakifungira iminota imwe ngamajwi henda. Twasambanye gutaka abantu hano babyushye uri muravuga. Ibi none mama nana bimenya ni buri buze kumenya yuko. Watse kubika. Gora basi nubibwire. Ntabwo nakugira ibanga. Njye ntabwo njya muhishira amabanga. Mushiki wawe umujyanye muri filime. Njye ntabwo njya muhishira n'amabanga. Maramwe mfasha mushiki wawe umujyanye muri filime. Ibi bintu mujyanye murabizi neza ko nanga ko bizamugiriraho. Muri filime ko mindi busambanya abakinyi ba filime muri abasambanya mwese. Ndamubwira ati wapashaka arabikunda. Kuri ibintu gutekereza. Wabikoze man. Wabikoze se. Banyama njya mwishira amabanga. Hanyuma amabanga yo kwishira amabanga ibi ni mura gutwara nibwo tuzayishanga gute. Erega nyina ko sinanabiguhisha. Basa abantu basambana bambaye. Ariko muburi iminota maze ndi gukomanga ndi hanze ko mwambaye gusabye kingari. Oya urumva twe tukibuka ukuntu irirangi. Ngira irangi ikintu cyatuye azananga. Irangi irirangi. Irangi wakinze. Ega tuye tugana tubwizanye kuri mwana w'abagabo sibyo. Urona. Nge ntabwo nanze ko mukundana reka. Muri iki njyana mu cyumba ni mukundane nk'abana kuko mukundana nk'abana bakuru. Se mukangana ahashashe ingari iki. Bashar. Sombe ko mwenda kungana mu myaka. Nisumbu mutanye kuryamana ko mutanye kunja muri ibi. Iyi ni imico mibi. Ubuse wamukoye wamushatse ni mukunda se mari. Nakushaka imyaka yose 21 ngo ukora ibirori byo kumusambanya kushaka. Wahibye ntabwo ari byo. Tugenda kubera umugore basi. Musi aracyakeneye kuzamuka aracyakeneye gukora cyane ibyo. Niwese kumuzama no kuza kuryamana umurusha izina ndabizi. Umurusha aba followers umurusha abantu kuri TikTok. Bakora ibintu muri Musembe. Ibintu wabo ko bisobanura. Nyorgere suzi ko wari wambwiye ngo nzajya nza nkurere ngo muri iki cyumba nta kibazo. Suzi ko dusanzwe dukinana. Yego. Hanyuma mukamwegeranya gutyo gute. Ese twegeranye bahana ari naho ndi bihurire. Ese ko ibintu byose dukora biba ku karubanda siyo muri kingirana. Basi kwikingirana abandi bagiye gukina se neza ku muhanda mu kinyoni mu cyumba. Mu murasomana mu muramburasanya muraryamanye birise. Sugize ubona ndyamana nawe. Kandi mwese muri kumwana uyura n'umugabo reba ko naniwe mu maso. Ese mukamva na sono ufite. Kuri ibyo ntabwo birangwa na sono ufite tugisha kuri. Nyine nge nagira isoni z'ibintu. Reba ko n'abantu bakunda basuka ikintu dufilme twiza. Agiye ntabwo asaba. Uzigiye mwinshi ngiye message abayimpereye se. Ukunda kwinginza. Ama message kari muri inji. Message twinjiye turaganira tumaze kujya dukwana ibikorwa byinshi tuganira kenshi mugira n'inama. Ni inama uri kumugira. Yego. Twaganaga bisanzwe biraho gusa twiga nyine ukuntu tubiye kugira kuko ari ikintu dushaka gukora. Ariko kuba umuntu atashobora kuvuga ubwiya nabundi nabi cyangwa banasebe umusore ko umuntu atabishoboye. Cyusanga ko mugizwe imana ko nta kintu cyangwa ko ikindi ko ndi kubibana ko mwajyamanye. Mwase bro suzi ko gisazi bari kungabanyaho n'induru. Buna kwihoreye nakwa nakujemo nk'ikimwe eshatu. Zimishanye mutoye. Ntituvukana mu nda. Va mu bya filime. Ntabwo tuvukana mu nda. Reba ibintu muri maboko. Bireba. Byose mwabigize content. Nyiri umuracutse ngo ni content mwawe ni ngo ni filime ni TikTok ni Instagram ni biki. Gasoka bigendera.
duhamagare mama. nyine reka mbanze ntabwo ndi busore n'umugabo kuko uyu mugabo ntabwo ari ngombwa. Titeza n'itangazamakuru. Reka mbanze Titeza n'itangazamakuru. Reka mbanze ibintu by'amafilime gusa ushaka kujyamo ukigira umuntu nyine uzi ubwenge kurusha abandi. Cyusa waje kwisha muri izi filime kujya ujya ukora ibintu by'usambanyije. Kubizi ibintu nese wabinzanyemo wowe nawe muraryamana. Sibyo? Kuko ntabwo mwaza mubifungirane gutya nagiye mbibona na Bawusimarito n'abandi mujye mukora utu video. Saba dukoranye mbose. Ntabwo nakoranye na Bawusimarito. Koranye nandese. Ngiye wibagibera. Sindi umuntu akoranye umuntu wonye umeze nka Bawusimarito. None ibintu muritanye kujya mujya mu byo gusoma. Kubizi ibintu nsanzwe. Ibi bintu bitangira gutyo bikarangira utwayinda. Bikarangira n'iyi sinema uri gutaha gukora utayigezeho. Abantu bakunda gukina neza bakajya ngo ufite ubwenge. Akureba. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki watangiye? Ubu uzagera kure. Basi ntabwo nzongera izi filime ngiye kuzigukura. Brumba ndakwiye. Urahitamo kuzivamo? Izi bintu mbikunda. Urazivanamo mu mahoro cyaduhamagara mu mubwira ibyo musanze. Nuzongera kubimbona mu basi. Ngo amahitamo abiri. Urava muri filime burundu usizongera gukora ukina n'utuntu na Instagram zise muri phone yawe. W'umukobwa wo mu rusengero witurize utegereza umugabo imana zawe. Wanzanye muri ibintu byari imbere. Amagare mama mbimubwire ukomeze filime. Mubwireho ibintu byawe bigeze. Si ibyo twaje gukora mani. Kandi ko nuhamagara mama ari buhita bimvana muri kugira ngo bigende. Nese ngukorera iki? Mbabara ntabwo nzongera. Ntuzongere gucyana imbwe. Nongeye kubona mwakinanye. Basi nuwongera kubona twakinanye ibintu biba ari bwuzongera. Nta byo gukina ibi nta n'ibyiza nkeneye. Ntuzongere gukina uriya muhungu. Ushaka undi muzamukinana. Hano haza abakinnyi benshi ushaka undi muzamukinana. Kuko ukugenda mukururana. Aho bizakomeza nawe hazi. Kandi kugira ngo urimo kubona ahubwo ari abana babi namara kugutendera akazagushaka. Azaguta. Namara kuguta yishakira undi utarabyaye. Abahungu n'abana babi. Bicara ubizi. Uri kumva? Cyo ubwiye ibintu ubone gutyo uvuga ati Regis. Ngiye nabaye Regis kuko nicaye numva inama z'abakuru banjye. Kuko nicaye mfata igihe nandika filime nyina amakomedi nyina amascene ari serious ya filime. Uri kumva? Mfite ibikombe. Ariko uyu mwanya wowe reba ukinjira muri kariyeri nta myaka 3 irashira tangiye kujyamana n'aba producer mukora. Uzongera gukina nawe mukacyabiranje binyemerere ko utazongera gukina nawe. Sinabwo tuzongera gukina ariko numvane mu gukina ntaki uyu ntimuzongeye gukina nashaka unyuza mukina kagenda. Nuko tuba tuvuka ariko umukozi yaje y'urugo rwose.